twongeye kubaha ikaze mwebwe tubana ku murongo wacu wa YouTube wa Big Man Empire. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri tayari, nizere ko iminsi ikomeje kubagendekera neza. Abariye turaganje, abariye muri nizere ko muri tayari, nizere ko mumeze neza. Abariye tugiye kuganira ku ikipe yacu, ikipe twikundira, twihayerewe n'Imana. Yego, first of all, mbere yuko dukomezanya, ntekinga show neza ko subscribe bayikoze, tujye tubana gatanu ku kandi. Ibiganiro byacu byose tujye tubikora bitabikugeraho kugira ngo tubane umunsi ku wundi gatanu kandi kugira ngo nabatwe tuba turagezaho ibiganiro tujye tugira icyo twinjiza. Yes, nizere ko mumeze neza. Ikipe ya Rayon Sports nyuma yo kugura abakinnyi bakomeye kandi badahenze, nizere ko mwese mwagiye mubikurikira, mwagiye mubibona ko ikipe ishobora kuzica n'umuntu mu gihe hari uyitambitse. Abareyo nanjye tayari nyine namaze kwambara imyenda y'abareyo. Ubu ngubu ntabwo nta yindi kipe mfana usibye ikipe ya Rayon Sports. Ni Eriwayini rero ahangaha tugiye kubana gatanu kuri gatanu. Tugiye kubabwira ukuntu bimeze, abakinnyi basigaje gusinya mu ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ibisabwa byose kugira ngo bahize bashaka gutsinda APR ku mukino wa nyuma. Bashaka kwikubita rwose. APR yagiye yigamba ibiki n'ibiki ngo twebwe muri ngo twakagombye kuba turi gukina ngo naza Gicumbi, ariko ibyo bikora byose n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Akagabo gahimba kandi kataraza. Bitegure rero ubu bigiye kuyibaho n'agahomamunwa. Uwitwa Mohamed Chiri ari gucenga n'ibyatsi, noneho si uwitwa Shadrack. Ubundi ukuntu aho bimeze, Rayon Sports igomba kugaruka kuri ya gahunda yayo y'abataka babiri. Ibaza no munsi izajya bayashoye imbere yashoyeyo uwitwa Faringanye ndetse na Shadrack Bingbero. Bafite umuntu witwa Bigirimana Abedi ari kugenda bakubita imipira hariya, ari kumwe na Mohamed Chiri. Ni hariya uza ibitego bike ikipe izagira ni ibitego 4 bitavaho na kimwe, ahubwo nireba nabi izagira na 6. Iyo ngiyo bayita Rayon Sports kuko kundi ikipe zazaga zitambika ibiki n'ibiki. Ariko nuko ikibazo kizaba kimwe, abasifuzi mutubabarire shampiyona yacu dushaka ko muyangiriza, mutazayimenamo ibintu bimeze nka esase bije guhitwika. Mutubabarire izo ruswa muva muzifate, ariko muzifate mudakora ibyo bazibahereye, kuko ntabwo ibyo byaba ari byo. Kuko nta kuntu umuntu yaba yashoye amafaranga ye nurangiza ngo uzi ko uri gukina ku mafaranga y'abakire. Ubaze gukina mu mafaranga y'ababosi babashije bakuye mu mufuka yabo, ukaza ushaka gukina nayo. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Abasifuzi bose batubabarire baturinde ibintu nk'ibyo. Ikipe ya APR nayo iri kwitegura amarushanwa nyafurika ndetse hamwe na Rayon Sports. Ikintu nshaka kuzareba ni ukureba ngo ninde hagati ya Rayon na APR, ninde uzagaruka mbere y'undi. Iki kintu ni cyo manje gutegereza. Muri shampiyona y'u Rwanda amakipe akomeje kwitegura umusubirizo. Za Mukura ziri kugura, za Kiyovu Sports nubwo zitemerewe kwandikisha ariko nazo zimeze ziri kugura. Ariko ikipe turi bwitseho cyane ni ikipe bita Rayon Sports n'ikipe bita APR. Ubundi ako n'umuntu wavuga ikiganiro cyose karangiye utavuze Rayon Sports kumva ko uzumva n'azarenga. Umva niko bari bigomba kugenda. Ibintu bari kubabwira byose nashyizemo Gasenyi yanjye ndeze ko yacu nako Gasenyi yacu ntago ibintu byagenda neza, ntago ibintu byagenda uko tubishaka, ariko nyine nuko nyine. Ikipe ya Rayon Sports ikomeje kwitegura, ikomeje imyitozo, ikomeje kwitegura imikino nyafurika, yitegura Rio Day, yitegura Young Africans, byonyine kugira ngo yange kwemerera kuza gukina nawe. Nuko ibizi yuko ufite ikipe nzima, ibi nyine bibizi ko ufite ikipe ikomeye. Niyo aho kantu rero APR igomba kuzajya imenya yuko hari utumenyeri twinshi cyane. Rayon Sports yirusha, wenda ishobora kuzana ngo tubarusha amafaranga, tubarusha abantu nyine bazi gukora utuntu tw'udutendo twa hato na hato, ariko ntago nzi ko Rayon Sports iramutse ivuye muri shampiyona y'u Rwanda, shampiyona yaba ikiri yayindi wapi kabisa. Byaba byabizi kugira ngo wemere ko babiri na seriye. Ikintu kinyereka uko Rayon Sports ari n'ikipe ya danje hano muri iki gihugu, baravuga ngo dukanda akanyenyeri ubururu bwacu. Abanyamakuru bagahita baba mbere mu kwandika.
kandi ngo nta munyamakuru ngo werekana nuzuze kagaragaza ngo ikipe afana. Abanyamakuru ubwabo bahita batangira gukandira akanyenyeri ndabibaza ngo nihita wemera ko bagenda bigaragaza gake gakeya gake gake. Uzaba ureba n'abantu bazaherekeza amakipe, uzareba ikipe izaherekezwa n'abantu benshi mu mikino nyafurika izaba Rayon Sports, kuko nta yindi kipe igira vibe. Ni Gasenyi yatsinda rimwe mu kwezi, yatsinda rimwe mu mwaka, ariko by'ubuhita umenya ko yatsinze. Ubundi n'ikintu abantu benshi cyane bayemerera, iki gituma ifanwa n'abantu benshi cyane, abakecuru, abasaza ndetse n'abana. Naho kuzana ibya Shyorongi FC niko bajya bayita, ntabwo ariko njyewe nyiza niko bajya bayita, ariko njyewe kugira ngo mfane APR shampiyona y'u Rwanda yavaho yose, nta n'umwana wanjye uzigera ufana igikona. Niyo ushaka bizagende biti, ntabwo iryo kosa na rimwe ntishobora no kubaho habe namba. Make sure ko yakoze subscribe, ubundi dukomeze tugendane guys. Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza. Imyitozo y'ejo rero ikintu cyayiranze ni ugucamo ikipe, amakipe abiri. Ni gucamo Rayon Sports amakipe abiri, hari Rayon Sports B hakaba na Rayon Sports A. Rayon Sports A ni yayindi ni imwe dufata nk'aho ariyo ikomeye, yayindi nyine izajya ihangana n'amakipe yayindi ifite nyine byinshi byo gukora, niyo Rayon Sports A. Iyo ngiyo rero ngo irimo ikintu bita imyambi bashidaraki bero, ngo ni amasasa agenda, bameze nabi, ngo urebye nabi bahita bagukuraho umurindi, bari kugenda nk'amacuma acanye. Aho ngaho niho dutinyira Gasenyi, babagura bavuga ngo ni aba makeya, ngo nagara ba miliyoni 100, ngo nagara ba miliyoni 100 bwa mbere mu mateka ya Rayon Sports iguze umwataka miliyoni 30 by'amadolari, hafi miliyoni 40 hafi miliyoni 50. Warangiza ukazibwira ngo ibiki n'ibiki. Aho ngaho niho ugomba gutinyira, nutitegura neza w'igikona, nta wundi muntu tuba tubwira, nta n'undi muntu tuba turi gutororinga, kuko nta yindi kipe mu Rwanda yaza kuduhagarara mu maso. Ni wowe nka polisi yo ibya polisi rero nabyo ni agatera nzamba kanye nawe nzamba wa mugari. Numva bavuga ngo abakinnyi bagezeho bararyama bagasinzira, ahubwo umenya bashyiraho na kuvurira. Ariko hari ikintu gikomeje gutungura abantu no gutangaza abantu, uwo bita Rutanga kugaruka mu ikipe ya Rayon Sports bimeze bite? Abantu ntabwo baramenya ngo se yarasinye ntarasinya, bimeze bite, se yazagomeza kimwe cyangwa ari aho ngaho mu igeragezwa bisanzwe. Abo bantu bagomba kubimenya. Gusa aba Rayon Sports batangiye kuvuga yuko bashobora kuba bamushyira mu bakapiteni, akazajya afatanya n'uwo bita Sudiyanye agomba kuza akaba kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports, akajya afatanya n'abandi nyine. Uwo bita rero Rutanga byari nuko bishoboka cyane ko ashobora kuza akaba yafatanya n'uwo Sudiyanye kuyobora abakinnyi bo mu ikipe ya Rayon Sports, ubundi bakaba bafatikanya nyine bakamenya ngo se ibiki bijya mbere katanuko, kandi nyine ibintu bihagaze neza cyane. Abantu wese twabanye neza ko mumeze neza, ndabashimiye kuba mwadukurikiye. Ni Eriway nanga kuri Big Man Ipaya. Subscribe, make sure ko wayikoze, ubundi dukomeze kugendana guys.